w'umwami wacu Yesu Kristo rwanditswe na Luka. Igihe kigeze Yesu ajya ku meza hamwe n'intumwa ze maze arazibwira ati, nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara, ndabibabwiye ntabwo nzongera kuyirya itaruzurizwa mu ngoma y'Imana. Nuko yakira inkongoro ya divayi bamuhereje, ashimira Imana maze arababwira ati, nimwakire musangire, kuko ndababwiye sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y'imizabibu kugeza igihe ingoma y'Imana izaba yaje. Hanyuma afata n'umugati ashimira Imana, arawumanyura abahereza avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro agenzeza atyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya ishingiye ku maraso yanjye abamenewe. Nyamara ugiye kungambanira turiho turasangira, kuko umwana w'umuntu aragiye nk'uko byagenwe, ariko hagowe umuntu umutanze. ubwo batangira kubazanya ugiye gukora ibyo ari we. Nuko batangira kujya impaka ngo umukumi bo yaba nde. Arababwira ati, abami batwara amahanga bayategeka uko bishakiye, n'abandi bayafiteho ubutegetsi bagakunda ko babita abagira neza. Kuri mwe rero si uko bimeze, ahubwo umukuru muri mwe nagenze nk'aho ari we muto, kandi umutware ahinduke umugaragu. Niko se umukuru ni uwuhe, uri ku meza cyangwa n'uhereza? Si uwo se uri ku meza? Njyewe rero ndi hagati yanyu nk'umuhereza. Mwebwe muri abankomeyeho mu bigeragezo nagize, nanjye nabageneye ingoma nk'uko data yayingeneye, kugira ngo muzarire kandi muzanyure ku meza yanjye mu ngoma yanjye, kandi muzicare ku ntebe z'ubutware, mucire imanza imiryango 12 ya Isiraheli. Nuko Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Sekibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka. Nawe rero numara kwisubiraho uzakomeze abavandimwe bawe. Aramusubiza ati, mwigisha, niteguye kujyana nawe badufunga cyangwa batwica. ariko we aramubwira ati, yewe Petero, nkubwire uyu munsi isake ntiribubike utaranyihakana gatatu ngo ntabwo nzi. hanyuma arababwira ati, igihe mbohereje nta gasaho k'ibiceri, nta mufuka, nta n'inkweto, ese hari icyo mwabuze? baramusubiza bati, ntacyo. arababwira ati, ubu noneho ufite agasaho k'ibiceri nakajyane, n'ufite umufuka abigenza atyo, n'udafite inkota nagurisha igishura cye maze ayigure. Koko ndababwiye, ni ngombwa ko ibyanditswe binyuzurizwaho ngo yabariwe mu bagome. Koko rero ibinyerekeyeho bigiye kurangira. baramubwira bati, mwigisha, dore hano hari inkota ebyiri. arabasubiza ati, birahagije. arasohoka ajya ku musozi w'imizeti, kuko yari asanzwe abigenza, n'abigishwa baramukurikira. Amaze kuhagera arababwira ati, nimwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. nuko arabitarura, ajya areshya n'aho umuntu yatera ibuye, arapfukama asenga agira ati, dawe ubishatse wakwigizayo iyi nkongoro, ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ubishaka. nuko marayika wo mu ijuru aramubonekera aramukomeza. asabishwa n'agahinda, nyamara arushaho gusenga, abira ibyuya by'amaraso byatunyagiraga hasi. amaze kwambaza arahaguruka
asanga abigishwa be basinzijwe n'agahinda, arababwira ati, koko mwasinziriye, nimuhaguruke maze mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. akivuga ibyo hatunguka igitero cy'abantu babanjirijwe n'uwitwa Yuda, umwe muri ba 12, yegera Yezu kugira ngo amuhobere. Yezu aramubwira ati, Yuda, ni koko utanze umwana w'umuntu umusoma? abari bakikije Yezu babonye ibigiye kuba, baramubwira bati, mwigisha, turwanisha inkota se? nuko umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Ariko Yezu arababwira ati, nimusigeho. aherako amukora ku gutwi aramukiza. Hanyuma Yezu abwira abari bamuteye ari batwara abaherezabitambo n'abakuru b'abarinzi b'ingoro n'abakuru b'umuryango ati, mwanteye mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo. Nyamara buri munsi nari kumwe namwe mu ngoro, ntimwagira icyo munkoraho. Ariko ubu ni igihe cyanyu cyo kwisunga umwijima. Yezu bamufata ubwo baramujyana bamwinjiza mu nzu y'umuherezabitambo mukuru. Nuko Petero abakurikira kure. Bari bacanye umuriro mu gikari bawukikiza abarota. Petero nawe akaba yaricanye nabo. Nuko umuja amubonye yicaye ku ikome, aramwitegereza maze aravuga ati, n'uyu yari kumwe nawe. Ariko Petero hakanavuga ati, wa mugore we, uwo muntu ntabwo muzi. hashize akanya undi amubonye ati, wa mugabo we, ntabwo ni ukuri n'uyu yari kumwe nawe, ndetse ni n'umunyagalileya. Petero ati, wa mugabo we, ntabwo ndi uwo muri bo. hashize nk'isaha undi yemeza akomeje ati, uyu munsi ni ukuri n'uyu yari kumwe nawe ndetse n'umunyagalileya. Petero ati, wa mugabo we, sinzi ibyo uvuga. muri ako kanya akivuga ibyo isaa kirabika. Nuko Nyagasani arakebuka yitegereza Petero, maze Petero yibuka rya jambo Nyagasani yari yamubwiye ati, uyu munsi yatarabika uraba unyihakanye gatatu. Nuko Petero asohoka arirana ishavu. Ubwo abantu barindaga Yezu bamujyaho, baramushinyagurira bakanamukubita. Bari bamupfutse mu maso, nuko bakamubaza bati, ngaho foro, ninde ukubise? maze bamuhunda n'ibindi bitutsi byinshi. Bumaze gucya, inama y'abakuru b'umuryango n'abatwara abaherezabitambo n'abigishamategeko iraterana, maze bahamagaza Yezu mu rugo rwabo. Baravuga bati, niba uri Kristo bitubwire. Arabasubiza ati, nimbibabwira ntimubyemera, kandi nimbabaza ntimunsubiza. Ariko guhera ubu umwana w'umuntu agiye kwicara iburyo bw'Imana nyir'ububasha. nuko bose baravuga bati, rero uri umwana w'Imana. Arabasubiza ati, murabyivugiye ndiwe. batera hejuru bati, abagabo bandi n'abiki, ubwacu turamwiyumvire. hanyuma ikoraniro ryose rirahaguruka bamujyana kwa Pilato. Batangira kumurega bavuga bati, twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu, akabuza gutanga umusoro wa Kayisari, kandi akita Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, koko uri umwami w'Abayahudi? arabasubiza ati, urabyivugiye. Pilato abwira abatwara abaherezabitambo na rubanda ati, nta cyaha musanganye umuntu cyatuma ahanwa. bo rero bahatiriza bavuga bati, agomesha abantu, ari nako yigisha muri Yudeya yose, yatangiriye mu Galileya none ageze ino. Pilato abyumvise
abaza niba uwo muntu ari umunyagalileya. Amaze kumenya yuko atwarwa na Herodi, amwoherereza Herodi wari Yerusalemu muri iyo minsi. Herodi abonye Yesu arishima cyane, wahoraga yifuza kumubona kubera ibyo yamwumvagaho, ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza. Amubaza ibibazo byinshi, ariko Yesu ntagira icyo amusubiza. Abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko bari aho bamurega byinshi. Nuko Herodi afatanije n'abasirikari be aramushinyagurira cyane, amuhindura urw'amenyo, hanyuma amwambika umwenda urabagirana, amusubiza atyo kwa Pilato. Herodi na Pilato guhera ubwo baruzura, kandi mbere hose baziranaga. Nuko Pilato akoranya abatware n'abaherezabitambo, bakuru umuryango na rubanda, arababwira ati, mwanzanira umuntu muvuga ko agandisha rubanda. Namubarije imbere yanyu, sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. Na Herodi nuko, dore nguyu yamutugaruriye. Uyu muntu nta cyaha yakoze gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. Ariko bo basakuza icyarimwe bati, uwo nguwo napfe, turekure Barabasi. Barabasi ubwo akaba yarafungiwe imidugararo yanditse mu mujyi no kuba yarisha umuntu. Nuko Pilato wifuzaga kurekura Yesu yongera kubazaga kwa kundi, ariko bashaho gusakuza bati, mubambe ku musaraba. Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu ati, icyo uyu muntu yakoze ni ikihe? Ntacyo namusanganye gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. Ariko barushaho gusakabaka bamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rushaho kwiyongera. Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye igikorwa, abarekurira uwo basabaga wari afungiye guteza imidugararo no kwica umuntu, naho Yesu aramubagariza. Igihe bamushoreye bagufatana uwitwa Simoni w'Isireni biviraga muri maye, bamuhekesha umusaraba, ajya inyuma Yesu awumutwaje. Yesu yakurikiye n'imbaga nyamwinshi y'abantu, barimo abagore baborogaga bamuririra. Bigeze aho Yesu arabakebuka, maze arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, mwindirira, ahubwo nimwirire mwebwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere ataronkeje. Icyo gihe bazinginga imisozi ngo nimutiridukireho n'utununga muri mudutwikire. None se niba bagiriye batya igiti kibisi, icyumye bazakigenzereza bate? Bari bashoreye n'abandi bajyana babiri bagira ngo babicire hamwe nawe. Nuko bageze ahantu hitwa Kigihanga, barahamubamba hamwe n'ababajyanabi, umwe iburyo undi ibumoso. Nuko Yesu yambaza avuga ati, dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Hanyuma bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo. Rubanda bagumaho bamurebera, abatware bo bakamunyega bavuga bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize, niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena, maze aramwegera amuhereza divayi irura bavuga bati, niba uri umwami w'Abayahudi, ngaho ikize ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bajyanabi bari babambanywe nawe yamutukaga avuga ati, harya si wowe Kristo? Ngaho ikize ubwawe natwe dukize. Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati, mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati, Yesu uranyibuke igihe uzaza kwima ingoma yawe. Yesu niko kumusubiza ati, ndakubwira ukuri,
uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. hari nko ku isaha ya gatandatu maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima kugera ku isaha ya 9, umwambiko wo mu ngoro utandikwamo kabiri. Nuko Yesu arangurura ijwi ati, dawe nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. amaze kuvuga atyo araca. Umutware w'abasirikare abonye ibyo bibaye asingiza Imana avuga ati, koko uriya muntu yari intungane. abantu bose bari bahuriye kureba ibyabaye bonye maze kuba bikubura bataha bikubita ku gituza. Amenye ba Yesu bose bari bahagaze ahitaruye hamwe n'abagore bari baraturutse mu Galileya bamuhekeje, bakomeza kubyitegereza. Nuko hagoka umugabo witwa Yosefu, umwe mu bagize inama nkuru, akaba umuntu w'imico myiza kandi w'intungane. We ntiyari yemeye imigambi mibi ya bagenzi be ibyo bari barakoze. Yakomokaga ahitwa Arimatiya, umujyi wo muri Yudeya, kandi akaba yarategereje kubona ingoma y'Imana. Nuko asanga Pilato amusaba umurambo wa Yesu, awumanura ku musaraba, awuzingiraho umwenda, maze awushyingura mu mva yari yacukuwe mu rutare itigeze igira uyihambwamo. Wari umunsi w'umwiteguro warinzaga isabato. Abagore bari bavanye na Yesu mu Galileya bakurikira Yosefu, bitegereza imva n'ukuntu bari bashyizemo umurambo we. Nuko barataha gutegura imibavu n'ibindi bihumura, maze ku isabato baruhuka nk'uko byari bitegetswe.